mico. Byatsi rero ni mu bihuru ahubwo nimugira va mu maramatsiko. Ndabyumva ugomba kuba wibaza byinshi gusa mbaje kugushimira kuba waje kuko byerekana icyizere ufite. Nta kuntu ntabagirira icyizere kandi mwarampaye imfura nubwo bitari mu nzira zitunganye. Uri kushaka kuvuga ndabyumva. Nk'ibyo ndabyumva. Ibyo byose ntabwo twabanye nabi kuva tugitangira kumenyana gitangira kwiga muri kaminuza Butare. Kandi na nyuma ho maviye ntitwigeze duhemukirana. Gusa muri iyi minsi ibintu bigomba guhinduka. Bihinduka bite? Wese ntubyumva. Yego niyo mpamvu kuva aho mubona umwanya ukomeye mutongeye kunsura cyangwa munyandikire. Wabimenye rwose. Menye iki? Umwanya nahawe utuma abantu benshi cyane cyane abo mu mujyi bampanga amaso. Baguhanga amaso? Iyo nkoze aho ngiye wo tuganira hagaragara cyose babibona vuba. Niyo mpamvu nahisemo ko tubonanira ahantu nkanga hitaruye umuhanda. Yego nashaka kuvuga ko amaboko atareshya rero. Wabyivugiye nibyo. Nta kirishye rwose. Uwo ntashobora kuramukanyura byumva. Kiri umunyeshuri byari byo. Ariko aho bapera uriya mwanya byabaye ibindi. Ko byabaye ibindi? Byabaye ibindi. Ibikise? Ibyo ariko ntacyo byari bitwaye yaba tudafitanye uriya mwana. Mwana satwaye iki? Aragitwaye. Banamwinubye nge wirirwa mukurura impande zanjye akaba rimwe atari ikibazo kandi ntaho muhurira. Ikibazo bize n'iki cyatumye ngutumaho. Uriya mwana uretse ko ari umwana nge nkaba ndi mukuru ubundi nawe wabonye ko dusa nk'intobo. None se ikibazo kikaba kiri? Ikibazo kirahari. Sibyo byiza gusa no wabyaye se? Nge suko mbitekereza. Ubitekereza ute? Ikibazo nuko no watazi uwo mwana uzajya mubona kabanzi azajya ahita amenya amateka yanjye nawe kandi atari ngombwa. Ibyo rero simbishaka ko ntibinyongerera icyubahiro. Ubwo rero kuko wakomeye ibyo twakoranye byose biguteye isoni kugeza nubwo umwana wawe utakimushaka. Sinkimushaka ko anyibutsa byinshi ntashaka kwibuka. Cyane cyane nyibutsa ko nigeze gukubagana akabera rubanda rwose ruzi ikimenyetso kidasibangana cy'ubwo gukubaganya. Icyo kimenyetso se warebye ko gisibanganye maze ugatunganirwa wagahirwa we. Winyumva nabi. Nakumva nabi. Winyumva nabi rwose ntabwo nabirota kuko ari umuziranenge. Nta cyaha afite rwose. Ubwo urabizi ko ari umuziranenge. Ikindi kandi ko dukabije gusa. None ahubwo nanjye ngukoze isoni kuba ndiho kandi bamwe mu bakuzi bazi ko twigeze kuba inshuti. Yabinkoze isoni n'ibyo binkoze isoni. Aho njye mvuye kuri isi ntibyarushaho kuguha amahoro maze ugakunda ukarushaho gukomera. Byayampa Nyagasani gukomera menya bikomeye koko. Ariko njye sinakomera ntyo biramutse binangwiririye. Erega akomeje kundogoza kukubwira icyo naguhamagariye. Ahubwo ntizi ibitekerezo bitaniye kandi ntigize ntekereza. Nagakenze kiza wambwiriraga ahantu nkaha. Harya ngo nuko nacupiye. Si wowe ncupije ubu njye simba ndi umukobwa utunganye cyangwa narasabwe mfite uwanjye none nkaba ntabiteze. Babazwa nuko mumara kuduhindura ibijonjoro mutubeshya hanyuma mukatukujugunya iyo ngiyo. Ntimuturebe n'irumbi. Ntabwo naguhamagariye kubwira amateka y'ubuzima bwawe. Ibyo utakoze ntiwabikoze. Yakoze kandi byaragaragaye. None se ko byagaragaye? Kuba bimwe narabigizemo uruhare rero nibyo bimbangamiye. Ubwo wabaye waruraga kuntumaho niba wagira ngo umubwire ko utanshaka. Narimbiyobewe. Iminsi yose wari umaze utanyandikira ndanakwandikira ntusubize. Bahungu we ineza ibanza tubuza koko. Kubona waribagiwe uko wazaga umeze n'amagambo wazaga uvuga boshye wahanzweho. Ubwo ko wabaye uretse kurakara. Wabaye uretse kurakara ukareka ngo icyo naguhamagariye. Gusa ni ikindi uwongeraho ni iki? Cyumve neza. Kubera ibyo byose nakubwiye. Wowe nuriya mwana nubwo mbona mumbangamiye mu mibereho yanjye. Turakubangamiye koko. Kubica simbishaka. Gusa zishaka ko mubaho bashobora kumenya bari. Ese buri siterero Imana yendushye izambera umugabo. Cyetse nituva mu Rwanda. Muve mu Rwanda koko. Aho utazwi se ntiye ko warenze n'imipaka. Nicyo nashaka kukugezaho. Ndashaka ko mwembi muva mu Rwanda rwose ubutazarugaruka mu biho. Ntago mana ikiza. Kugira ngo ibyo byorohe nakuzaniye amafaranga 1000. Ukazayajyana ukajya muri kimwe mu bihugu duturanye. Ntibizakurushye. Nibigushobokera uzajye kuri. Kose koko urakomeje. Ndakomeje ugende rwose. Sinshaka kumenya uko uzajyamo icyo ari cyo kuko ntifuza kuzongera kubona nawe ukundi. Ko ntushaka kuzongera kumbona? Ushobora kuzagira iyo uzaba ukazizacuruza ukabaho utyo. N'ubundi mu Rwanda ntacyo wakora uretse kwandavura. Ubu koko mpambire kubera ko utanshaka hafa. Hambira. Ntaho ngiye sinzava mu Rwanda. N'ayo mafaranga wereke. Mu Rwanda ndahakeneye ariko mfite amahoro. Ubukira bwa mbere nubwo nta bundi. Ibindi bizaba biza nyuma. Ntaho ngiye nta mahoro rwose. Ntaho ngiye. Uribeshya kuko mbishatse nta mahoro wagira. Ko nta mahoro nagira. Nibyo ntacyo kubihinduraho. Kandi uramutse uzaza ugatsemba undi mugambi nafata ntiwazigera gushimisha. Ubundi se ufasha uranshimisha. Ushatse rero wabyemera utazuyashe. Ndetse mbigize itegeko. Ukabuze kutazigera ugaruka ruriya mwana cyangwa se gusura bene wanyu. Nta muntu kandi ugomba kumenya ijambo na rimwe kuri ibi nkubwiye. Yego. Wakarama we gupfa yakena nzagenda utazanda no kunyicira. Nibyo nta kintu naguhamagariye.
dore amafaranga ngaya dore ngaya shyikira ntuzigera yagukekeraho ejo cyangwa ejo bundi ntuzabukire mu Rwanda nta muntu n'umwe ugomba kumenya aho wagiye uzabura gusa babushake bakure birangire ariko se ubwo urabona nzabishobora uzabishobora umwana azakura azi ko aho muri ariho iwabo ntuzigere ugira icyo umubwiraho cyangwa urotuza gusura bene wanyu ubikoze nkabimenya wazabyicuza kandi ikindi ubimbazaho ibisobanuro nari mfite birarangiye injira Sina Nzabando yewe ni jewe mwiriwe yego kumera Nzabando yego amakuru kira mukuru ni meza cyumwe cyagenze neza rwose abandi se ko badakoma bagiye yewe nari nagiye ejo iwacu naje nari nsanga umugore wanjye yateguye kujya gusura mugenzi we bakorana ngo barabyaye nuko mbwe umushoferi ngo nabajyana dore n'abana bose bagiye n'ijyo basigaye hano jyenyine reka numvise nta muntu ukoma mbona bidasanzwe ubundi se ko abana babaga basakuza cyane ahubwo narigize ngo nta muntu uhari nari ngiye gukata imodoka ngo nisubire ntakomanze reka numvaga ngomba kwiruhukira nibyo yewe njye naruhutse bihagije mu gitondo nta kindi kintu nakoze uretse kujya mu misa ahubwo nari nyaruse kugira ngo tube tuganira gusa umunsi wisunike tujya mu misa buri cyumweru kujya mu misa burya ni ngombwa buri ibyo dukora byose bigengwa n'Imana reka sitwe tubigenga rwose burya kuyiragiza kuko ushobora byose wabuze tutayiragiza ntituriho ibyo ntabwo twabigira impaka mushobora kuba muriho kurusha ndetse benshi bayiragiza buri munsi Nzabando uzi icyo nyibutsa rwose igitekerezo mporana ariko nkaba nari narabuze akanya twire ngo nkubaze neza n'ibyerekeye reka nzane ibyeri tubivuge dusomaho zana byereda ibiryo banga se baba bari mbikiye nibangakira reka nze rwose ndikubwire yewe nanjye numva ari inteye amatsiko kubaza nibanga naho kubimenya ni ibintu usanzwe uzi kandi narangira ngo wari ukibazaho banjumva ndafite amatsiko rwose akira urakoze neza wari hanze harimeze nabi ni byinshi cyane byacanye uyu munsi ariko nanjye mfateho usanze nanjye aribwo aranyishyuka yewe niko se ndakumva inshuti burya nicyo umara wenda wabona unyuguye inama harya imyaka ibaye ngaho urongwera ibaye 10 imyaka 10 imyaka 10 kuba se kugeza iki gihe nta kana nta n'ingavuyemo abantu kibaza iki yashawe nazibaza iki se yabisho amahise azaba yahe umuti urabona uzabuwe koko kani mwere byere nkihorere none se shaka ko umugore wanjye twasezeraniye mu kiliziya tuvugana ko nzamukunda mu byishimo no mu byago kugeza gupfa kandi akaba nta kibarangirira ntacyo none se shaka umwirukane koko nk'uko bamwe babigira umurye none se ariko ubundi uzi neza ko ari utabyara byo ndabizi neza kuko rwose twisuzumishe mu babishoboye benshi kandi baduhaye ibisubizo bimwe yewe rego ubundi nawe arabizi neza ko impamvu ari ziturukaho rero ibyo ntabwo byambuza kumukunda da uko nayo musezeranije se kandi nta nubwo ari wabyiteye ni ibyago rwose niko bimeze tuzabyihanganira twebwe reka kwihangana mu byago nibyo ariko se nta kuntu wabigenza nko ku ruhande ukaba wakwibyara umwana umwe cyangwa se benshi akabemera bakaba bawe ndumva rwose n'umugore uko yabyumva niba gukunda yakwihangana rwose uwo mwana akamurera ntabwo atari we mwamubyaranye
ku bagore byo ntiwabyemeza. Cyakora ibyo uvuga byo ndabyumva da, uretse ko numva ntabikora njyewe. Kuki? Aha hari uwo igitekerezo cyanjemo ariko nahise nkihamagarira kuri. Reka. Impamvu ni nyinshi. Reka njye numva nta mpamvu igaragara yatuma uzagumiraho ugahambishwa ikara. Rero ubwo mutega ku mashanyarazi nika ntaryo bazabona iwawe. Ariko uzi gusigira imbeba buri munsi ukurisha nta kana. Ngahezo mpamvu zinyuremo nanjye ndazumva ndi umugabo ndakugira inama. Ko nzifitera? Neza nshaka nanjye kumva. Somera akabyerera. Yewe ndazifite. Ngaho nyurira muri yambe nuko ndumukristo birabizi. Iyo mpamvu yonyine se ntihagije. Umutima wanjye ntiwanyemerera guharika ku buryo bwari ko kose umugore wanjye nishaki. Iyo bigeze aho bikomeye by'ubukristo bivaho. Oya mwa, ibyo ni imihango zabandura rwose. Reka kujya mu kiliziya no gukurikiza ibya padiri avuga ni imideri nkindi. Uramenyesha ntabwo ugize gukisha. Ugira ngo si ibintu bikomeye ibya padiri babigikora. Ndakora yeta. Ngese uko mbyumva rero. Ubyumva utese? Ntabwo ari uko mbyumva rwose. Nubwo ubyita ibya padiri nawe wibajije ye wasanga ari byo. Ni umuco rwose dukwiye gutoza buri wese wiyemeje kurwubaka. Tuvuye nko ku mugore wanjye mbese. Icyo byabwo afite yamenya uko turi kumwe twabaye umuntu umwe. Tugomba rero kubifatanya. Nishima se ko mfite umwana nabyaye umugore wanjye bazashimishwa n'iki? No kurera abo wabyaye. Yego byashimisha mfite umwana wanjye. Yewe ariko noneho tekereza ngiye kwa nyiranaka tudafitanye amasezerano. Uko mpavuye akaza undi bwacya akabyarana n'akana kawundi akambwira ko ari uwanjye maze nanjye nkishima ngashishikara nshaka uruhembo. Kandi muzi ko umwana atari uwanjye. Sesha nzawiba n'iki ko uwanjye koko? Uzareba ko musa. Cyo nawe wihuriye. Dushobora kudasakandira uwanjye agasanga nyina cyangwa nabo kwa nyina. Yewe ashobora kusa nabi wacu tudasa. Ubwo se nabifuturira he? Nawe wakwirebera ugashaka umukobwa uzi ko atabunga hirya no hino ukamwiharira bikarangira akabimenya nawe. Ngaho rero aho bikomereye. Bikomese bite? Umuntu muterana mutarara na buri joro wabimwizera utera bushingiye kuki? Yewe nabagira babibeshya buryo. Ukabyizera nkuko umukristo ngaho yizera Imana atarayibona. Akashaka gutuka Imana. Ngwiki. Habe tukwizera ko abakristo rwose. Ntago mbata. Kuko ushingiye ku bitangaza byinshi Imana yakoze kandi ikora buri munsi isuze. Yesu urabona. Tangarira. Icyo cyizere uvuga ntacyo cyizere uvuga ntawe gishingiye rwose. Icyo ntacyo ntabwo cyari cyizere. Nabashakanye umwana kica nka swishoreke. Reka numva atari impamvu zatumuberaho kugeza gupfa. Erega sizo gusa. Ni nyinshi. Ni nyinshi rwose. Daje se niba hari n'izindi nama afite nk'izo mbwiye. Yewe habishu. Ndakumva. Kinyarwanda baravuga ngo isuri sambira byinshi gasohoza biki. Umugani ubaho. Ariko ntahure n'ibyo byawe. Wese wasambira byinshi nta na bicyo ufite. Ndashaka kuvuga ko nta n'umwana n'umufite. Yewe ndabiguha neza habishu. Ngaho ngariya sha ndakumva. Nihaye kujya hirya no hino kuri uwo nita inshuti niyizeye. Ngaho rero ndacyagusida. Hagikongeza umugore wanjye twembi tukarambarira ibyacu bikarangira. Ubwo ko nabona ngusiki. Aho ufite ukuri. Kuko abenshi barwaye sida bayanduye kuri ubwo buryo. Kandi bari bizeye ko bagiye kubona nta cyarangwaho. None se nyamara hashimitse imikinzogera ikirenga. Ibyaryo byose siki. Nako ntabyo. Urampagaritse pe. Uranzitiye. Sida nta muti nta n'urukingo. Ikata. Cyumva se? Naba nihemukira n'umugore wanjye bitaro. Rwose nibyo byo. Tukabura umwana tukabona ubuzima bwacu. Yego yose niyo sida. Hari n'izindi ndwara ziriya zandura kuri uko buryo dawo. Umuntu yubaha burya adakwiye kwandura. Ndakiza zo ndazizi. Umuntu urwara ziriya ndwara zifata ibitsina kandi biturutse ku bukubaganyi bwe. Njya mvuga ko yandagaye rwose. Ariko se Erega nanjye nifuza kubona umwana. None se ntabwo narenga kuri izo mpamvu nakubwiye cyane icyo cyago sida. Ibyo nibyo. Nibyo rwose. Uwihaye ubukubaganyi nk'ubwo abyemera ari uko imugezeho. Rwose. Nk'aba bashoferi biruka amasigamana bemera ko bashobora kugira impanuka ari uko bamaze kwigira. Iyo bagize imana nabwo iyo mpanuka ntibahitane bakabona akanya ko gusubiza amaso inyuma.
yewe habisho ndakumva nzaba ndora ntahe nibyo itahira ndumva ikibazo cyawe kinanira ubwo tuzasubira ubundi ikibazo cyawe kirakomeye gukomera ko kirakomeye ariko rero burya nta kundi byagenda none se nzi ko nagombye gukomeza ubwororoke bw'umuryango ariko se mbigire yewe ntako reka ndebe ikoti nambare ngeze hirya hariya mbaze kanyandiko n'ibyo namutumye yabinzaniye ngaho gira vuba nuko abana kahita se ko namwirukana umwana wanjye butazagaruka nkaba ntazi naho baherereye ubu none simba mazanye nkamurera bahungu we ubwenge buzi ubujiji bwabanje koko wa wundi wa kera wereka dasinze n'akanunuke wenda hari n'abahise akurikira nyina harya mama nyina yitwaga nde Nyiramanadera niba basi mubantereye umugore ibyo byose nabigira nte nzaryo mpamvu nta kundi nabigira ntihandi sinaneze kumenya aho bari kumbazana imbarere tujyane nzaba ndo yewe mwakinga urwo rugi mama uyu munsi ku ishuri umwana yanyenjejeho ndamukubita none mwarimu yambwiye ngo ejo nzazane na wamushubije iki nari kumusubiza iki namwihoreye ubwo ejo nzanirwa kwigira mu isoko maze nyanya zanjye zipfa ngo ngiye kwirirwa ku ishuri ubundi se ko ari papa bantumye wumva ari wowe mva nawe sasa uzajya ntudafite ariko mama kwambwiye ngo uzambwira aho papa ari nawe ukuze ubu koko sindakura umuntu ugeze mu mwaka wa 6 wa 6 gusa ubonye ni uri w'amashuri yisumbuye kahagenda uzane cya gitenge cyanye n'ifuke ndumva imbeho nyine banza umbwire aho papa ari ndumva maze gukora tangiye kandi kumbaza ubusa ubwo se n'ubusa kubona abandi bana bo batuma base bakabazana naho nge simuzane mama uko abahungu twiganye bose bambwiye ngo iwacu ntabwo ari no bakubwiye ko ari bakubwiye ko ari he bambwiye ko ari mu Rwanda nibyo se koko ni mu Rwanda nibyo ngaho ajya kunzana igitenge maze acece cyangwa ngaho rwo buryo tugiye mu isoko ku Gisenyi tuba tugiye iwacu rero tugiye iwacu si heza se ni heza useka atari kure twazimukiye ku Gisenyi ntiwazajya ucuruza muri rya soko rya ko nabonye ari byiza tuzaguma ino Imana ishaka ko tuba data saba ku Gisenyi oya buri kanya so ntiwongere kumbaza ubusa jya kuvoma amazi nitekereza abahe mama abahe gose ese kuki mutazanye no kuri Goma ntabwo yashatse kuzina kuki se utagumanye nawe yarakurukanye yaranyirukanye kuki se jye utansize iyo nanjye yaranyirukanye yatwirukananye twembi wowe n'ubwo wari wamukoshereje jye se nenda mugize nte mama wibabara ubwo azadukumbura ze kudusura njye kukuzanira cya gitenge cyawe genda nzane wa mwana we mvuge byose iyo nkeke muzeho mbe ko yarangira nzatembese nzagira ne koko rwose nzamubwire duke se tudahagije ndagenza dore ngo icyo ndakizanye erega kirashaje gira ubura ikindi ndakigura kise mwana wanjye ko nahombye nkaba maze gukena ariko mama ko nabonaga kera uba ari ibifaranga byinshi ubu kuko byose byarashize neza icyo gihe se ko nacuruzaga byinshi naho gukora utunyanya ncuruza kugira ngo tubone ikituramutsa mwana wanjye ese papa yarakize cyangwa yarakennye yarakennye kandi ntabwo yadukundaga aba ku Gisenyi se aba mu murwa mukuru w'u Rwanda mu ishuri twize ko yitwa ngo igira ese nibyo murabyiga i Kigali turabyiga nabyo ubwo waturuka ku Gisenyi yagira i Kigali yagerayo hari imodoka nyinshi n'umuhanda mwiza ariko mama niba papa atadukumbura uziko ko tumukumbuye wazaretse tukajya kumusura ntuzigera unabirota no mu nzozi ndabiguhariye nabikubujije ntabwo adukunda na gato gusa birashoboka ntashaka no kutubona imbere ye gusa birashoboka uyereka tuzajyayo oya ntabwo tuzajyayo kandi kava amahanga uzankoresha ariko mama ubundi se na papa murasa cyane rwose murasa cyane rwose ntumenye papa agira amahane gusa umuntu yanga uwo basa koko undi umuntu akunda uwo basa ariko so yakwanze kandi musa kuki wanze kumbwira uko yitwa mama izina rye naryibagiwe ntabwo nshaka kuryibuka ntabwo nshaka no kuryibuka mama kuki iyo nkubaje izina rya papa buri gihe umbwira ngo ntabwo urizi ngo wararyibagiwe ngenda umva bidashoboka rwose urambeshya ntabwo nkubeshya mama
bimbwire rwose ndajye kumushaka mubwire yongera dukunde kandi ko nakubwiye nubwo naryibuka ntibishoboka ntiwanabishobora naho wabishobora njye simbishaka ndabyumva ngo ushaka kumenya data ntago mbishaka rwose kavama tekera zina nyanya ku gitebo kandi sanga urangije ngiye mu gikoni wumvise numvise naho reke kumbaza ubusa ntuzongere kumbaza ubusa rwose dore njye mba narakwiyamiye ntukambaze ndabikora vuba ariko uzarimbwira wenda papa arankunda nuko mama atabizi nzajya kumushaka ye izina ntarimenya ubwo nzi ko ari Kigali gusa nzapfa kugenda wenda twe kuzavugana ariko mubone ndetse nzajya kumushaka mu kwa 7 dutangira ibiruhuko mama ntazamenye iyo nagiye nzafata ku mafaranga ye ndafateho azanjyana nazangarura ubu nzafatira imodoka ku Gisenyi ndahaziho nabyiyemeje umubyeyi ese ko nabo bitabira kururiye ari byo nabwiraga umukozi ngo aze gutunganya naho ubundi nari nicaye mu ruganiriro nisomera imvaho imvaho harimo iki cyiza birimo da harimo utuntu twinshi twiza dore nk'iyi wari uzi ko ni nziza cyane n'inyandiko y'uyu munyamakuru ni nziza rwose iravuga iki biravuga ukuntu ikibazo cy'abana b'imyendaro giteye inkeke igihugu cyacu ngo umugabo wese waba azi neza ko umwana uyu n'uyu w'ikinyendaro ari uwe ntakwiye kugira isoni zo kumwemera ku mugaragaro aha ndayisoma nitonze reka mbanze nicara akanya nduhuke dore igihe mba nabereye mu mpapuro ibyo zada niko hari ikiruhuko cyawe gishigaje iminsi ingana iki kimaze no kundambira ahubwo mbura icyo nkora neza nk'ubu nari ngutegereje ngo twiganirire numve nshize irungu kwiranwa n'umukozi wenyine induru y'abarwayi ku bitaro nayo kandi imena umutwe noneho ngaho ndaje rishiri ko nta nkuru ufite kukubwira sura rimarwa ni reka nkuzanira akayoga wica inyota ahubwo ibyo biraruta nubura icyo mbwira se nanjye ndakibura niba nyine wowe ugifite umbwira ndabira makeya wa nyihera da nabundi ibyo biruta byose urakoze shana none ufunguriye radiyo y'amakeya numva nyamara mfite ijambo maranye iminsi nashatse kukubwira ariko nkagenda ndyigizayo rero uje kurivuga se cyangwa ufite ubwoba ko ntaryakira neza simbizi ariko nzi ko nakomeje kuritindana amagambo akomeye nk'iryo avugwa abantu bageze ku buriri uraburimbwira uyu wese ko yongeze ku buriri mpita nisinzirira radiyo yanjye nivugira ku buriri kuba nkiga bambujije kuvuga ngeze ku buriri na n'ubu ndacyabikurikiza ariko ntiwumvira ye nawe cyangwa arimbwira ko turi twenyine tukaba turi iwacu kandi dufite umwanya hari ikibazo kinini gihari ntacyo da maze iminsi nifuza kugira icyo nkubwira ku byerekeye ubuzima bwacu iki kibazo ubuzima bwacu iki kibazo wowe ntawe ukundi ugitekereza iki kibazo ko numva uvuga uziga akana yewe uzi neza se ko batubwiye ko tudashobora kubyara ikindi ushaka ko tuvugana n'iki ariko wibuke ko batubwiye yuko wowe uhuye n'undi mugore utari njyewe bishoboka none se uragira ngo ushake undi mugore we nkwirukane uretse ko ntabishobora nta nubwo byemewe wese wabyemera oya ntabwo ari ibyo nanjye nashaka kuvuga sobanurira neza rero icyo nashaka kuvuga nuko numvaho kugira ngo tubure umwana wacu tweme maze turekeraho kandi wowe ushobora kumubona ahandi wagerageza ukareba rwose aho wabyara nibura akana kamwe akana rwose bakazana nkakarera kandi nagakunda nagakunda nk'aho ari akacu twembi rwose ntikahungabana na gato ndumva ntizeye ko amatwi yanjye yumvise neza ibyo numvise niwo bivuze cyangwa se ibyo uvuze nibyo numvise ibyo mvuze nibyo wumvise kandi ibyo wumvise nibyo bivuze ndagukunda rwose n'umwana wawe namukunda byimazeyo ndamushaka munshakira aho uzamubanaho apfa kuba afite amaraso yawe rwose umubye ndabizi urankunda nanjye ndagukunda niyemereye mu ruhame ko ntacyo ntazaguha igihe kigufitiye akamaro cyakugirira neza
ariko icyo ntashobora kubona nubwo ntashidikanya ko cyagushimisha. Oya byashoboka rwose nta kibi nzabibonamo n'Imana yabikubabarira. Sinashobora kuguhemukira ngo hari kabenda ko kageni kandi nagusezeranije ko ukunda we wenyine. Uzahumuriza amasezerano wibagiwe. Reka nubwo nahumiriza nkayibagirwa sinakwibagirwa ko mu maso y'Imana nkesha ibintu n'ubugingo cyari icyaha gikomeye. Icyaha cyishuswa kigahanagurwa cyane cyane iyo hari impamvu ikomeye nk'ingi yatumye umuntu agikora. Ese ubwo umubye uwo twabyarana umwana yaba ari mu ntoki. Umukobwa niwe wakwemera kuguha umwana kuko aba yumva amubangamiye cyane. Ntawe ari kukareba umukobwa wiyubashye. Ariko kuko urasetsa ye wibuke ko nta mukobwa mwiza wiyubashye mara kabiri atarongowe. Barahari nyamara. Ikindi kandi n'uwiyubashye usigaye atararongorwa ntiyankundira. Yakunda ankundiye kandi ntabwo yaba akitwa ko yiyubashye. Arashaka impamvu zo kwanga gusa. Oya si ukwanga gusa ahubwo wibuke ko byari ibintu bikorwa rwihishwa ariko bikanga bikagaragara. Iyo bigaragaye tekereza rero igihe bizaba byageze ahabona ubu uvuga ko yabyaye umwana wanjye namwemeye ukuntu icyubahiro cyanjye kizakomerekera bikabije. Ariko si utuzagumiraho nta kana pe ngo n'ibyubahiro urwanaho. Oya ni intego niyemeje sinakora icyo umutima wanjye utatekereje. Ngese ko mbikwemereye ikibazo kiri rwose gerageza aho murase nzafuha. Ariko se umubye ko nshimye impaye urwo ruhushya umpaye n'urwo kurwara no kukwanduza sida igihe saba ndamutse nyandurira aho nshakishiriza. Ubu se ko ubwo aribwo buryo bwa mbere abantu benshi bayanduriramo. Sida koko sida nyine iragatsindwa kandi n'umuntu atarekekeraho haba ubwo yaba yifite. None se sinanatekereje kuri icyo cyago. Yewe aho ntacyo nongeraho iyo gupfa yakena yakereye tuhebera urwaje. Ereka burya nanjye birambabaje twabigira duti turi abambere cyangwa abanyuma bahuye n'ikibazo nk'iki. Cyakora koko ahubwo uruta twihangane rwose nk'uko twabisezeranye n'ubundi agahinda gashira bake kuri iyi si. Ibyo byapfuye reka sindabona nkwadusa icyo cyorezo kandi uzi neza ko bishoboka. Nuko umuntu nyine kitari cyamugeraho yibwira ko nawe cyamuhera yawe kongera no kukivuga. Kirakanyagwa. Reka ahubwo nigendere njye kureba wa muhungu ko yari yahishe agire vuba twiryamire. Mubwira agire bwangu nanjye ndumva ashonje. Ibi bintu se mbigizemo se noneho hamenye ko hari abo nigeze kubyara nkaba ntazi naho bari sinamukira. Ariko ashwi reka sinabona aho mbihera mbimuhingukiriza ntacyo nzabimuhingukirizaho rwose nzashaka kugeza igihe nzapfira. Ariko nyamara burya avuga ukuri nanjye ndabifuza cyane pe. Erega ubugore njye nabugeze kare nyoberwaho imfura zanjye zagiye. Iyo byibura aza kubashyira hafi nkamenya aho bari byarwihishwa yewe ni ishyano. Burya koko namubize turimo injishi. Nijoro ryamyeho nari njyana cyagiye kigera mu kibwambere neza nk'uko nari meze icyo gihe. Wagize reka negende umwana yosha yewe mwana mpamagara urakora iki hano? hano ndarayimbeho n'ibintu byambujije gusinzira aho bukera akazuba kavuye nibwo nashoboye kugoheka. Sinigihe Nsafite witwa nde? nitwa Kavamahanga. Kavamahanga? Ayo wowe urava ukagesha abantu ubwo batangiye kurya. Nageze n'ejo mvuye muri Zaire hafi ya Goma. Iwanyu ni muri Zaire rero? Ngo ni mu Rwanda ariko tuba muri Zaire. Ngo ni mu Rwanda se nta n'ubu nahazi koko? Ayi wowe ntabwo we ntabwo hazi nta nakabaraga ntaruka kurya ejo bundi nimugoroba. Ninde wakubwiye ko wanyari mu Rwanda? Ni mama wabimbwiye. Ubwo nyoko ni umunyarwandakazi rero? Na data. So muri kumuha muri Zaire se? Data simuzi. Yarapfuye? Umenya kiriho simbizi. Aba hehe? Ngo binanga muri Kigali niyo naje nje kureba. Uje kureba waje kumushaka utamuzi? Urabona uzamubona ute koko? Uzi izina rye nibura? Sindizi. Uzi kuri umwana koko? Kigali we ntabwo yizi. Urumva uzamushakira hehe? Simbizi ndashaka kumenya nubwo ntamuvugisha ndashaka kumumenya. Hari umuntu usuzi nibura uzabigufashamo sha? Nta n'ubwa mbere mpagize. Aya ntibishoboka. Ntibishoboka. Waje gushaka umuntu utazi koko?
urumva uzamushaka ute? simbizi. Ese uzaba utunzwe n'iki muri iki gihe uzaba ukimushaka? Wenda sinzabura abagira neza bamutwonje ahubwo nzajya ndara ku gasozi. Abagira neza kuva wagereye hano mu mujyi niko kuva wagereye ubu ngubu umaze guhura n'abagira neza bangahe? Uri uwa mbere rwose sinjye kukubeshya ahubwo korera Imana ujye kumutwa nirirwa uyu munsi ndumva shonje pe. Nagwe kise shaka ko nanjye nirirwa ubusa nkarenzaho umuyaga. Naranikubye kugira ngo burabwegerane. Ndabona ufite amasabune n'itabi n'ibibiriti ndibwira ko uri umucuruzi ukaba ari ubwo ufite amafaranga. Na faranga no kwigana abacuruza ngo ndebe ukuntu aramuka iyo nta baguzi nabonye nanjye ndabwirwa nkaburara cyakora ngo tujyane icyo ndya nawe urarya Urakoze. ibyo gucuruza byo no guhonda imonye gusa kuba muri uyu mujyi ukennye biragatsindwa n'Imana. Ubona abantu bose bagukandagira hejuru. Ni wowe umujyanye nawe reka tata wandi Imana izagufashe rwose urakoze. Ndakoze se nkoze icyo kagira Imana ngaho nwazo tuntu tugende. Ko yibagiye gafuka kawe ari nkabagiye kandi kukafashe niko riseguye nijoro. Yebyo bimenyero nibyo bita kwisegura iziranya busa. Uwo muruho kuri isi wagutangiye ahinda ntwazo tugende. Ahubwo umaze kwikiza ari ngaho mbwira neza koko utambeshye umbwiza ukuri. Byaba ari isireri yatumaga uvuga ibidafututse niko ariko koko ubwo ngo waje gushaka utazi n'izina simuzi rwose sinzi n'izina rye. Uzi se nibura icyakora na cyose nta na kimwe nzi. none ugiye kumvira ubwo urikora uraje nguje kumushaka uzamushakira ndashakira hose nzagenda umuntu w'umugabo mukuru twaba dusa. uwo musa uzamubwirwa nande ko wana ari wo kubwira tusa nakana nawe ukirebera wagira amahirwe ugasanga murasa bikiza ugasanga nta naho muhurira kuko nagira Imana nkamugwaho kuko mama yambwiye ko dusa cyane. Yowe cyase sara abantu basore nta n'icyo bapfana. None wowe ujye ndebera umuntu twaba dusa urumva umuntu wese muzajya muhura maze uzabimbwire hasigaye uzantungera agatoki gusa nirebere. Ariko se shaho dakabishe umujyi ko hari abantu benshi b'amoko yose dore hari abagenda n'amaguru abagenda n'imodoka abagenda n'amapikipiki hari abakize n'abakennye muri abo bose uzamenya ushakira he koko niko ubwo se niba yikiriye uzatinyuka kumuvugisha kandi umuhonda mu nyange koko agomba kuba yarakize kuko mama kera afite ifaranga byinshi cyane kandi yambwiye ko ari papa yari yaramuhaye naho kumushaka nzajya ndebera cyane cyane muri za kiliziya mbona abantu bo bakire ari bakunda kujyayo. uzi kuzetsa rwose hanyuma nukuvuga ko abakenera bo batumva misa cyakora ngaho uzashake sinkuje nzaba ndeba kuzenguruka kiliziya zose z'ikigali ushakisha buri cyumweru. Niko uzazenguruka ushakisha oya si mu mbese nzajya nshakira gusa uzajya n'ahantu hose habaye ibirori ubukwe n'iminsi mikuru ikomeye naho kumuvugisha nzamwihambaho nashaka sanyiki. Ariko se sha tubigarukeho ahantu n'umutekano tukawumbeshya koko oya rwose ni ukuri ko Imana sinkubeshya kuko numvanye hari ahantu hahakenya sinabitinyuka ahubwo kuba numvanye hari rwose mwakoze cyane. Erega shansanze uryamye hariya binyibutsa ibintu byinshi. Bikwibukije iki? Byihoresha izina ryanjye n'imiruho umuruho wanjye watangiye kare ariko naruhe muri Kigali watangiriye hariya wari uryamye. Nahakuye n'umuhungu w'umuboyi wari uvuye ku isoko guhaha. Mbese nguko hankuye rwose yaraje aranyegera mbaza ubundi wenda mwibwira makutujumba yaravuye guhanda hekenya nuko ndahembuka. Yakugiriye neza cyane koko. Burya rego kugira neza kenshi si wiyitura ntabwo nawe ushobora kwigirira undi. Cyakora kuko ngeze hariya nibutse ibyo bintu amaguru yanga kugenda niko kuza ngusanga kugira ngo nkubaze ibyo ari byo. Ubwo rero umukozi twarajyanye anyereka kwa shebuja hasigaye nkirwa nzerera haza saa 8 n'igice abakozi basubiye ku kazi akamuturyo nkarya nkagenda nabwo nkongera kugaruka nijoro shebuja yaryamye akamputwambikiye nkarya nkaryama nuko nkongera nkazinduka ngenda. Umara iminsi uba utyo koko rwose ahubwo naje kugira amahirwe mba muhereza abafundi bubakaga hafi yaho narindi ubwo mpakura amafaranga 1000 ntangira gucuruza utuntu two mu ntoki ureba. None ufite aka kazi ucururizamo abona harimo n'utubutse nakanga kureba nakangira nta kandi ndacururizamo kandi nkanakararamo dore ntureba ahangaha hari hose siyo bwije nkaryama aho ngaho iyo bukeye nabwo ngasasura kugira ngo mbone aho mpagarara nitongo ndacuruza. Ubu se nakabibwite ashwida nishyura ubukode buri kwezi iyo mbonye ayo nishyura nayo ndyabe bihagije igihe miruho nta wundi bukire ntegereje ubu ngubu ni ukwiberaho ku bugenge gusa
ibintu nanzasubira iwacu njye kugwira. Hanyuma se ubundi kuki waje kuruhira no mu mujyi wabaye waragumye wanyu mu cyaro? Nibwira ko umujyi ari wari akazi ko nzabona amafaranga menshi ngakira. Nubwo iwacu nta babyeyi ngira nabaga kwa sogokuru ariko naremerewe neza kurusha ubu ngubu. Yose nta babyeyi bigira? Ntabo ngira. Mama yapfuye kera ndi muto ariko ndamuzi neza. Bambwiye ko n'umugabo yari yarashatse atari we data. Ahubwo nabaga kwa sogokuru nyine data we simuzi. Mama niwe rumuzi wenyine ariko nta n'undi muntu yigeze amubwira nanjye yapfuye atamumbwiye. Yo. Nawe rero ntuzi so. Turi kimwe noneho. Oya shani ibe nawe ufite nyoko. Ibyo icyama nkazaba umugabo sinakora nka data. Musera ko umwana ntumumenye. Ayo ni amafuti. Kuri isi nta muntu hamwe mu kiretse data wambyaye intandere gusa. Wowe se hari abandi ugira icyo mupfana wabuze? Nta muntu umwe tuva indimwe. Mama yapfuye nta wundi mwana byari ariko bo buvindimwe bo ndabazi bose. Hashize imyaka 10 mvuyeyo. Cyamaye nkaha. Umugire gusaziyemo. Urabaza umujyi ndawuzi wose. Nyamirambo, Biryogo, Kicukiro, Kacyiru, Kimihurura, Kiyovu n'ahandi hose nakubwiye. Yewe we. Reka rero ngusetse shaho. Ukuntu naje no biratangaje. Hari umugabo waruje aho ngaho afite Toyota nyine aho ngaho iwacu duturanye bavuga ko abi Kigali. Wese nama njyemo ndishe. Ntabwo yigeze amenya ko nayigiyemo. Nari ndagiye ne hafi aho ngaho nuko azamuka umusozi agiye iwabo nta muhanda uhari uhagera. Imodoka yisiga aho ngaho. Nikubitamo nicara mu ihema ndanuma. Ntiyagira umuntu ayisigaho koko? Ashida nta n'undi muntu uri aho hafi. Njyemo ndinumira ndicecekera. Yere se bizande. Ibyo nasura bimaza ndariba n'umuntu utarata simizi. N'ibitekerezo rwose. Gusa rusiberekeza he? Nari nyobese ko tuyi Kigali. Nubundi nashaka kujya uretse ko nta mafaranga nari mfite yangezayo. Nibwo twanayigiyemo turagenda numva arayihagaritse. Ugira imana ubwo buke. Numva arakinguye yijiwe. Nanyemenya ko twageze i Kigali mpamo ndigendera. Ntiyakubona nagira n'undi muntu wo mu rugo rw'ukubona. Gisiranye no kumubona kugeza ubu ngubu. So nawe sinanamumenya. Icyo nibuka ni kimwe. Nuko yari afite inkovu nini hafi y'ugutwi gusa nari nareberaga mu ihema ndunguruka. Mbese sha wamenye werekeza hehe? Aho nari nzi se. Upfa gufata umuhanda ubonye wose uragenda. Napfuye kugenda gutya gusa. Nta hantu na hato nari nzi. Bwije rero nibwo nagendaga nkiryamira hariya nagusanze nawe. Abantu burya koko bahuza imiruho. Kuki utisubire kwa sogokuru wawe kandi wari uhazi? Mu mujyi se shaho. Mu mujyi hararuze. Ubu hararuze rwose ubwo habona gutya. Iyo nta kintu ufite ugira isoni zo gusubira mu cyaro umeze nabi. Ntabwo kandi waba hari ikintu ufite na gito kumva rwose utahava kandi nta kintu hakumariye mu by'ukuri. Nuko umuntu ahera mu mujyi ntacyo yamumariye. Nta bene bashunze usibye mama gusa. Cyakora mbafite n'abasura. Ntabuzi. Ntabaza baje gusa ntiyabakubwira. Iyo mubajije ibyerekeye ibyo arambwira ngo sindakura ngo azaba bimbwira. N'ubu ntabwo azi ko naje ino. Ubu azashaka mbure. Hazabona asubiyeho kumubwira ko datanamubonye cyangwa namubuze. Ariko sije tubigarutseho. Ubwo rero uzamubona koko. Ugushaka mfite n'urukundo mufite nubwo ntamuzi bizatuma mubona. Ariko nakindi yarampemukiye. Ubu ntazi ko yambyaye koko. Ikitampangayikishije jewe nibyo. Byemeraho rwose ibyo ntibimpangayikishije. Nari kumukundiye ndera nawe ubundi kuba yarambyaye gusa ntandere. No kundusha gusa nk'ibindi byose yarahemutse ahubwo nta nicyo yakoze. Naba nawe ari kufite ukubwira ko akiriho nuko ameze. Naho giye nta n'igitekerezo. Nzamushaka nzamushaka pe. Ariko ndabigusabye rero nawe usamfashe. Kaboro kangeze ku mutima nzagufasha uko nshoboye kose. Gusa urakoze. Dore n'ejo ndi ku cyumweru uzaze nkwereka ari za kiliziya uzajya umutegeraho. Ubwo nzazikwereka zose. Ese uzajya muzihureka izihe ko ari nyinshi. Nzagenda kuri imwe nawe ujye ku yindi ku kindi cyumweru maze duhindure. Urubwo uzajya kumva misa zose. Ariko none se shaya yaba ari umuporoso cyangwa umurindi dini utari umugatolika. Oya, mutwaza twose nabajije mama. Cyambwiye ko datari umugatolika. Nzagufasha. Aho ndabyemeza gufasha. Rwose urakoze. Ariko nabona bwije. Reka mfunge tujya kureba icyo turarira. Kandi ndoza yakiri ku manywa. Nta matara gushuka. Kubera amatara. Nta matara gushuka ubwo ibyo mu mujyi we ntabwo urabimenyera ntubizi neza. Hanagiye ntabwo nteka sinabona n'icyo nteka. Nawe sinabona naho ngitekera cyose ni akantu kameze gutya gusa urabona uko akazu kangana. Ni hato yako. Ubure bwanjye bwo mungana n'agapfunsi ariko turihengeka turabakwirwaho da. Ubwo tuzatangira ejo rero. Yego na hejo tuzatangira nta kibazo kindi. Ariko wenda iminsi uzajya wijyana kuko nge ngomba gucuruza kugira ngo ndebe ukuntu nabona kacyayi ko kurandozwa ariko kanonze. Nibe ntacyo
uzamfasha ko uzabyumva bigushobokeye rwose. Oya humura rwose nzagufasha. Reka ahubwo nkinge tugende tudasanga abana bimaze dore ibyamake biba bikenewe na benshi. Ubwo bibahe Ndi hano hirya mu gakinjiro ntabwo ari kure ngwino tugende. Ese yoboka sinakubajije watsindwa za manza zawe zigeze amatike yo kujya kurega se nyakure nibatwara ariko se musasa kuko uburemeye urengane kandi hari uburyo bw'ikoranabuhanga bworoshye gutanga ikirego udakoze izo ngendo IECMS Integrated Electronic Case Management System uburyo bukomatanyije bw'imitunganyirize y'imanza hifashishijwe ikoranabuhanga. Ubu buryo bwizewe kandi bubangutse bworohereza umuntu gutanga ikirego akoresheje ikoranabuhanga, akaba yanagira ibyo yongera muri icyo kirego nk'ibisobanuro bisumbyeho, yewe akaba yanamenyesha uwo baburana imyanzuro y'urubanza rwe hamwe n'ibimenyetso. Ibi byose akabikora atagombye kujya ku rukiko. Hakoreshejwe IECMS kandi umenya ingengabihe y'urukiko n'itariki y'urubanza rwawe, ukaba wanagura kopi y'urubanza udakoze urugendo. IECMS uzi kwigufasha kuzigama igihe n'amafaranga wagakoresheje usiragira mu nkiko ukazabyiyambaza mu yindi mishinga iguteza imbere, ko binafasha kubika neza inyandiko z'urubanza ntizirigite cyangwa ngo zangirike. Bisaba iki? Kwiyicarira imbere ya mudasobwa cyangwa telefoni igendanwa, bipfa gusa kuba bifite connection ya internet. Jya ku rubuga rw'urukiko rw'ikirenga ari rwo wa3judiciary.gov.rw maze uhitemo ahanditse ikoranabuhanga, ujya ahanditse IECMS ukande kuri IECMS on YouTube, hanyuma ukurikira amabwiriza. Ubuyobozi bw'urukiko rw'ikirenga buboneye kumenyesha abantu bose ko iri koranabuhanga rya IECMS ryari risanzwe rikoreshwa mu nkiko zimwe na zimwe mu gutanga ibirego no gukurikirana imanza, ubu rikoreshwa mu nkiko zose z'u Rwanda kuva tariki ya 1 Kamena uyu mwaka 2017. Mucyo rero dushishikarire gukoresha IECMS, uburyo bwihutisha ubutabera haba ku rwego bwarwo no ku baburanyi, ibyo bigahuza n'intego y'urwego rw'ubucamanza yo gutanga ubutabera bwihuse kandi bunoze. Ubu butumwa ni ubw'urukiko rw'ikirenga. Kuje uhanye muto. Hano bazanye umwana w'umugozi n'imodoka yatakaje amaraso menshi cyane. Biravuga ko umuhanda hazatumye dusanga amaraso ahanye nayo icyiciro cyagiye gushira. Hasigaye make cyane. Mubamuzanye se nta bene wabo bahuje amaraso bashobora kumva kwida nabamuraruje ari mugongeye. Bose base bitahira, hasigaye umusore umwe gusa sinzi niba hari icyo bapfanze. Muhamagara umubaze niba ari hafi. Ko ye muhungu hari icyo bapfana n'uyu muhungu muzanye wagonzwe n'imodoka. Oya nabyo dupfombe siko rero kunsura dutemberana gusa. Abandi bantu bari aho se bashobora gutanga amaraso. Hari urwanza gusa ariko sinzi niba bose bazi icyiciro cy'amaraso yabo. Ntubaze uwo musore niba azaho icyiciro cye. Niko wowe wabuze icyiciro cy'amaraso yawe? Ntabwo mbizi. Ntacyo nimufata bemereye mapimishe murebe ko nta n'indwara zirimo. Hariya ngo wasanze icyiciro cyari B. Nasanze ari B. Ndibutse D. Ugahuje amaraso n'umugabo wanjye. Reka mu telefone numve ko atarajya mu misanyure hano, mubwiranyure hano dutabare. Wiriwe telefone vuze narigiye kugenda neza ahubwo uwo murwayi agira amahirwe. Yagize imana kuko nimwicare. Nicare hano. Narimbuze ukuntu mbigenza rwose. Ntabwo nakwanga gutanga amaraso. Cyese atari gutabara umuntu. Tega akaboko neza. Gutya. Gutya. Ibyo rwose. Regura ndeje nyumva simbi mpenyereye. Harya no bwa mbere utanga amaraso? No bwa mbere rwose. Nta wundi muntu nigeze nta amaraso. Gira ushya gato. Aho ntibibabaza. Oya humura. Yewe n'umwana agira imana koko. Use nta gukererwa misa? Ndakererwa ariko ntacyo.
none se gukiza umuntu se niba amaraso araba ngombwa ngo akire hari imiseruti iyo ngiyo cyakora dufashije urakoze ubu tugiye kuyapima turebe ko ari meza tuyamuhe nizeye ko aramugirira akamaro umerewe ute se sha ntabwo ndumva bari mu gatuza ihangane uzoroherwa ihangane leta gishoferi kugeza ubu ntibarakibona ikadara cyamaze kubonga gihita cyanduruka cyakora nimero z'imodoka nazibwiye abajandarume bari hafi kumufata sha nagenda arampamukiye rwose naherutse ngonga nitura hasi nongeye kugarura Kenya asanga ari nyamyahanga kuko ntageze sinkuzi nahise mpagarika indi modoka abantu baramfasha tukuzana hano kwa muganga cyakora ndabona kuvura neza da niba umuti utarababaye cyane ahandi wazakira vuba turashize iminsi 3 gusa none urumva kandi imbere utaranavugaga sha sinzi ko nzongera kugenda neza numva amaguru yose yarashengaguritse yose humura amaguru nta kibazo wazakira vuba nejo wundi ukabura simbuka nuko rero nanyeganyije kano kaboko aho abaganga urabazi bazakuvura neza woroherwa ku buryo utabikeka ariko se sha wakwiye guse gato nibura ukagira icyo ufata ko nari nkujye muri reka nkwegure ubiteretse aho ngaho oya reka nkwegure ubanza ugira icyo ubiteretse aho ngaho igihe ntikiragira ese muganga yiruka kuza kureba ryari hari umugore ukunze kuza kumvura yahavuye kare cyane ni umubyeyi mwiza ariko dise mbona nyitayeho cyane bya kibyo atari ukumvura gusa bimikize rero ko nzakira vuba cyakora ntabwo nzi izina rye ntibikabe kuri hano muhungu narinje gusura uyu murwayi murumuna wawe oya ntabwo ari murumuna wanjye ni inshuti yanjye ababyeyi bawe ntabwo bari baza kugusura erega ntabwo baba bari inaha nta wundi muntu afite bamwitaho uretse yewe yaje kunsura ariko hari n'umuntu yarebaga hanyuma agira impanuka ataramubona we ubwo abo ntibarabimenya uzaba mutumireho vuba niko urumva woroherwa buhoro humura uzakira vuba reka ndebe uko amaguru ameze humura ihangane hazakira vuba rwose mu gatuza haracyakurya haracyandya ariko ubari uragenda bugabanyuka reka turebe ibyo mugemuriye nibyo ibisanyabusa byatunga umurwayi ubugari n'isupu y'inyanya gusa ibi nta ntungamubiri nyinshi zibamo bitunga umuntu da ko ari byo ndimo ugashira undi ugataha nta kundi nabigenza ejo mubyeyi yewe maze ntuzongere kwirirwa uvunika uzajya mushakira ibyo arya murakoze wowe uzajya uza kumureba gusa mugize neza rwose naje kureba uko bimeze ndagaruka kukuvura ndaza kukuzanira n'ibiryo nimugoroba murakoze rwose wirirwe kandi witonde sinkubagana komeza uryame ntukubagane ariko nubwo wagize impanuka ugomba kuba ufite imana idasanzwe njye ni ubwa mbere mbonye umuganga wita ku murwayi kuriya rwose uzi ko kuvugisha neza ukumva urakize burundu uretse ko nyine atari ibya bose hari abaganga be bavuga nabi yaza ukagira ate ukumva indwara irakabije mbega umuntu mwiza kugeza ubwo yiyemeza kuza yanzanira byumvikana rwose ntabwo byumvikana kubona ntarapfuye kandi byarashobokaga imana turi kumwe nta gushidikanya byarashobokaga da kubona rero undi muzima mvuga ukaba nawe warandaruje kunzira kandi utanzi none uriya mubyeyi ukabyara ubwega akaba anyitayeho kuriya imana turi kumwe pe ntabwo rwose nta gushidikanya uriya mubyeyi iyo abana be bazakurikizaga imico myiza ye imana yo muri kumwe kuko ibintu nka biriya ntabwo bisanzwe maze rero ngagiye kujya nzanira n'ibiryo buriya azajya nzanira byinshi usanga mu masaa 7 na saa 1 za nimugoroba maze tubisangire ibyo nibyo rwose mu mafaranga nzajya bitinze nzajya njya ariko nzajya ngusigira byose aho niho nibyo pe iyo nama niyo ubwo udufaranga nari kuzajya nzajya ntubikasi kandi ucuruze ibyo ari byo byose bizaba biruta ibyo najyaga kure iyo nama niyo pe ahubwo uzave mu bitaro tugiye dukomeza tubona ibyo tuzaba tumushaka ngomba kumushaka vuba nkamubona cyangwa nkamubura maze ngatahira urugo bitarashira ufite ko wagize impanuka tugiye kumureba twakongera ukagira indesha ese agomba kubatera n'umwaka oya nta mwaka atera iyo abawutera amana ahita mpfa nahebye indi mpanuka ubwo niko bizaba bigomba kugenda reka niyivugiraga da reka ahubwo nkwegereze usamure ndashaka kugenda ubundi bugaruke ku mugoroba kureba ibyo umubyeyi aza kuba yakuzaniye ihangane
ihangane kamufashe wihangane gerageza ko ntabwo uragerageza humura uzoroherwa vuba ngiye ngaho ube wiriwe rero urakoze nimugoroba ngiye ngaho wirirwe Kavamaha n'ubwo umeze ute noneho meze neza nta wundi muntu naza kugusura ntawe erega nta wundi muntu nzi nangaha wa muhungu ni wenyine muziranye muri uyu mujyi keretse we wenyine gusa reka niba ka kaboko irutya iyo kageze utyo urababara oya ndumva nta kibazo rwose yongera ukarambike neza ubwo nta kibazo kinini kirimo oya ntacyo kariya kaguru niko kashegeshwe cyane ariko nako humura kazakira vuba wongera ugende neza bizafata nk'igihe kingana iki bizafata nk'ukwezi kumwe gusa baba we ntabwo ari igihe kirekire nk'umumara ko hari abahamanye imyaka se mama azagira ngo narapfuye ese nturabwira wa muhungu ngo atume ku babyeyi bawe oya yakuka umutima maze bikamumerera nabi naso ntashobora kuza se nta datangira yo umwana mwiza nkawe mbese ntasugira yitabye Imana umuzi ntabwo uzi niba rero cyangwa niba yitabye Imana ntabwo umuzi ntabwo muzi sinigeze menya n'uwo ari we rwose nzi mama gusa kanya ngo mutuye tuye kuri Goma muri Zaire ariko mama na papa ngo bavuka mu Rwanda kubera ko dutuye hafi y'umupaka cyane nyara na mama ku Gisenyi kenshi cyane aha niho nzi neza honyine i Kigali mpageze bose ndahamenya birabazwa n'ibyo tuvuze reka ndetse tubyihorere uzaba wimbwira neza wakize urumva humura nzagufasha murakoze rwose ngaho yeguka gatoya ushyikira ibiryo bibiri dore n'amata nizeye kuyanywa murakoze rwose ariko si ibisorero byose ni ibyanjye njyenyine ni ibyawe wenyine witonda uryo uhaga sinaherukaga kurya ngo mpage ngiye kureba abandi barwayi rero ndagaruka kureba ko warangije murakoze mbega ibiryo sinaba ndabanza ibihe ndahera hehe ifiriti umuceri ibishyimbo inyama nirose katinda ndabigenza niwe ndabisigaza mbere basungu ariko sinaruta mucura nubwo bwaba ubusa bwose nkazi ko ngo ari byinshi ese shaka wivugisha bite ibi byose nibyo yakuzaniye ibi byose byamaye nka cyangwa nawe araza kuryaho oya ni ibyanjye jyenyine none ibiryo atari bigireke za nyanya zanjye z'amafuti reka dutangire tubyihereze bigishyushye ndahirahira bakubibonye biryoshye bite birakaranze pe cyane abantu bijanika mu mazi gusa ntabwo tubwire imikaniro kugira ngo bikirwe mu nda biraryoshye batamye no kunyama ngo wumve bikora birakaranze pe ureka abantu babijandika mu mavuta maze bakabikuramo bidahiye maze bakanura amafaranga yabo batamye no kunyama ngo wumve se ntayo utangaza pe reka tusi ntacyoroshye ndebiretse dododo bamukoza zindi bamwe bataje zimwe basiga ku muhanda ubweze bose bakandagira imburaburu zigiye kuwa mu bitaro mu rukiga barahabeshyera ubabare uracyabwumvara ubabare umubiri wari urwaye n'inzara ririmo nayo nuko ntabifuza ko nyina wundi yamubereye nyina nahunge ngo nubyifuze pe yewe utamufite nakwemera ko amusimba uriya mubyeyi impuhwe nyinshi maze nkumva ububare burakabanyutse neza cyane afite impuhwe cyane uriya mubyeyi afite impuhwe yewe udafite mama nakwemera ko amusimbura afite impuhwe nyinshi reka nawe yagukundira aha singiye kurushya rubanda aho ngeze nshobora kwitunga nabi ariko nkabaho izo mpuhwe tubona hano ntabwo zamara icyumweru oya uriya we ntasanzwe ntacyamuhindura umutima ariko aragukunda ibyo aribyo byose aragukunda pe urabizi mama ndumva nijuse
reka mpaguruke haguruka gato reka mpaguruke uze n'ubicu n'uba byagenda uruhande rumwe reka ngende nsanga hano akagira ngo nza kukwambura ibiryo byawe kandi koko ari byo reka ibyo ntacyo ubwo si byiza nuko nabisigaza amazi bigapfa ubusa nzajya nzi kigiye ku mugoroba na saa saba ku manywa sibyo kugeza igihe uzakirira cyangwa uzi ariko sha undi uzihamire mu bitaro upfa kudapfa gusa uzihamire mu bitaro nzageza tubona dukomeza kwirira sibyo ariko Shamiro nubwo twarya twagira urumva wowe uri hanze uca ugenda witegereza undebera ko hari umuntu twaba dusa amasura bahataha ibyo nabyo nzabikora uko ubishaka nzabigufashamo da cyakora ndabona nawe uzakira vuba ngaho reka nyaruke atasanga hano uzakira vuba nta kibazo reka nyaruke uramukiye kavama urabona ibintu byanjye bitariyongereye reba ndabibona byariyongereye cyane umunsi n'ubu uko wabigenje ubwo niyo mvishe impamvu se oya niyihe nuko naheruka kubikoramo ngo ndagura inyanya n'ubugari byo kurya uriya mubyeyi ugira ngo ntiyadukoreye nibyo koko reka ibyo yadukoreye ntawabwira undi ngabyumve uretse n'ibyo bintu kandi wari umaze no kuba igisore kinini nanjye nuko da nanjye nabaye igisore umuntu we ntiyakumenya uretse ko numva ntacyo bimariye nari nabona data numva ibintu binyobeye koko uravuga ibyerekeye gushaka so ibyo kumushaka rwose numva binyobeye umva nawe aho nabereye mu bitaro wambwiye ko nta muntu n'umwe wigeze ubona dusa haba mu nzira ndetse haba no muri za kiliziya gusa koko nzabigirane ubu n'ugutaha ukajya kwiga n'ugutaha ukajya kwiga ubundi nyoko baragutegereje cyane kandi yari yahangaritse ntiwanguye ko waje atabizi ashwi sinabimubwiye cyangwa mbabwira ntabwo ari gutuma nza ashobora kuba yarabiketse abonye amuze kuko nari narigeze kubyivugisha ariko ntabwo nari nkomeje erega uretse nuko wagize impanuka ntushobore gukomeza gushaka naho uri ntibari kumubona umuntu utazi ishusho izina cyangwa se atuye mu mujyi nk'uyu urabona namubona uzi kuko nzashobora kuba ntamuzi pe ntazi nuko yapfuye byibura ngo bigire inzira cyangwa nzongera ngaruka undi mwaka n'ubundi inyoko azajya ahora gucunga ntazatuma ugaruka mama ntashaka kongera kumubona bibaho ese ubundi yaje kumukurebera umenya hari barahemukiranye ariko se nkanjye kuko ndazira iki reka nanjye sinzi ko nzabona imbaraga zo kugaruka kumushaka nkibuka umwaka winazanye ariko nzagaruka y'ubusa yandushya data yandushya kubona koko ndararwa ntambi inzara ikanyica ngasabiriza kubera we nta n'ikibi nigeze mukorera koko ubusiyo ntakugira simba narapfuye cyangwa nkiba kwiba uzakinisha ikindi washoboraga kwiba bakagufata bakaguhatahata ntibazamenye n'irengero wenda abo ngabo bari kuba bamuha itwabo ubu se data we yamuha iki koko agatuza kanjye karenze gushenjagurika gutya atari ukubera we ese ko ntazi ko ndiho koko ntazi ko yambyaye mfasha ubwo se umubwiye iki niba afite abandi bana yabuze n'ahashyira ibyo bose yanjijije iki simfite amaraso nk'ayabo mama yambwiye ko kandi ko nsa na papa wunguwo cyane cyangwa wenda we ntabwo azi ko dusa nubwo yabimenya ni hahandi niba nanyanga njye nzakomeza mukunde Shamiru ndamukunda kabiri gatatu ndamukunda nashaka azafata nantekereje nzakomeza mukunde nubwo ntamuzi Sharo rero urwo rukundo ni nk'imvura igwa mu ishyamba ahubwo reka nkubwire umuntu ukwiye gukurwa n'uriya mubyeyi wadufashije muri iyi minsi yose atugiriye neza cyakora koko ntabwo urukundo rundi njye narugize mbuzo rwereka ndarureka burundu uriya mubyeyi nzamukunda iyo aturwanya bikabije pe nubwo numva birenze ubwenge bwanjye maze ngubu kuko numva birenze ubwenge bwanjye gusa ko ibiruhuko bishize ndaba ngomba gusubira kujya kwiga sinkwiye kujya kumusezera maze nkanamushimira bwa nyuma ibyo nibyo birakwiye ariko se tuzamusanga ku bitaro kwe tutazi tuba dukwiye kumusanga mu rugo ikibazo ni ukuhamenya gusa reka mubwire numvise igitekerezo ejo saa sita azajya kumureba ku bitaro mfite agapikipiki hari umusore uzakantiza ntabwo azakanyuma ndabizi noneho imodoka yijemo nyikurikire mpaka kugeza avuyemo atashye ubwo tuzaba tuhamenye maze tuzajyayo gusa ari byo koko ubwo turaba tuhamenye tuzajyayo saa 9 azaba ari mu rugo hazaba ari kuwa gatandatu ariko rero umuntu watugiriye neza kuriya twagombye kujya hari ikintu tumushyiriye twamushyira iki abantu nk'abara ko bafite ibintu byose ikiba badafite twamuhana iki ikibazo nawe kiri ubuse muri utuntu twanjye koko nta kintu kirimo
yemwe nta n'udufaranga afite twagura icyiza adafite tubigize dute rero umva rero iki twamuha cyaba ari urwibutso gusa urumva sesha niko wakwifotoza twembi maze tukamuha agafoto kacu siko ari nibyo uzi kwibyo kora uri umugabo rwose kora ahangaha icyo ni igitekerezo cye ahubwo reka tunyaruke ni ukunyaruka maze ejo tukagenda tukabitunganya umuntu akabwira ko byihutirwa bakayagira vuba tukazayimushyira icyo nicyo kintu atabona mu byo afite byose injira muraho yego muraho namwe Kavama muraho yego muraho nawe Miro muraho neza yego namwicare murakoze niko se Kavama ndumva merewe neza warakize rwose yewe ndumva ameze neza narakize cyane yewe ni byiza rwose turi nakakaguru nako do karagenda nta kibazo ni byiza cyane karakora akabyere se ngo mbahe iyo nkabonye ko agenda anywa akafanta ntacyo rwose reka nze mbazanire urabona ibintu biri hano natangaye ahandi hantu nari nabibona nuko nawe twari twabura harakomeye urumva nanjye numiwe ubwo mu ijuru ko harushaho ngaho ubwiza ntabwo mbihamya nawe harindi ijuru ntirigire maze rero naza ndahitamo aka gafoto gategure ngurera araje nari mbakumbuye rwose natwe ni uko kubona rwose warakize biranshimishije Kavama nanjye narishimye cyane abaganga ni abantu beza cyane mwakire murakoze muryoherwe murakoze amakuru se yandi ariko ni meza ariko ubu ngubu iwanyu ntibigeze ubatumaho ngo babwire ko hagize impanuka oya nanze kumukura umutima azaba abimenye ubu ngubu ngiye gutanzagenda ejo ahubwo yaraje kubasezeraho tukaboneraho kugira ngo tubashimire neza mwatugiriye ariko ntabwo twabona uko tubivuga aho mu bikorwa cyangwa se mu magambo gusa ahubwo twabateguriye aka gafoto twagira ngo tukabahe kabera urwibutso yewe ni muhumere mwera agafoto keza k'abana beza murakoze ishenge mwembi mufatanye uzi ko musa yewe wagira ngo umufite umwe rwose ntacyo mupfanara aya ntacyo kenshi abantu basa ntacyo bapfana ni keza cyane cyakora rwose mwaramfashije bitavugwa nta kundi kuntu nabona nabashimira Imana izabampembere ntacyo bitwaye rwose mwiriwe hose twabonye abashyitsi muraho neza muraho yewe niwe mwana naga ngiye ku bitaro na mugenzi we uyu se niwe Kavama hano niwe Kavama ushaka Kavama muraho yarakize rwose byanshimishije nitwa Miru muraho cyane mugenzi we nyine baba yamwitagaho cyane warakize neza sha ngubu naroroheye rwose nuko sha ahubwo ejo nzataha ni byiza rwose twari tuje kubashimira ko mwadufashije azagenda tubafasha ibiki ahubwo ni byiza ubundi se ko abantu babereyeho gufashanya reka ni abana beza rwose kandi bitonda dore n'agafoto agafoto batuzaniye ngo kurwibutsa ukuntu babitekereje ese bashamura abavandimwe ko musa ntacyo dupfana bishoboka murasa cyane rwose ntacyo dupfana reka rwose bitegereje muri abavandimwe nuko bashaka muri abana beza rwose reka mbese bino bintu ndaje tuganire oya nanjye nyarukiye mu gikoni ndaje mube muganira nawe urabona uriya ni wa mugabo neza niwe namumenye wa wundi wanzanye igihe nazaga sinabikubwiye niwe rwose namubonye nubona niriya nkumva iri kukutume nakubwira sinabikubwiye ubwo nabitekereza warabibwiye uzi ko igaragara cyane niwe rwose nahure reka ndabona arakize icyo ambwira akazi akora ndabona agarutse ese washaka ko mutanywa turanywa
ni mumwe rwose nta kibazo barabonye n'akandi. Yego yinjira. Bene Zando. Bravo Habishu. Kamera. Amakuru ki? Cyane meza. Muraho namwe ba? Muraho. Muraho neza? Muraho cyane. Cyangwa ufate kuri kabyeri. Barakoze. Abana se nabaye ko mbona ari ubwa mbere mbabonye hano Nzabando. Abana ni ubwa mbere. Ni ubwa mbere bagera nanjye sinari mbazi rwose. Ariko abana ko mbona musa ntacyo mupfanara. Reka da. Ntacyo dupfana rwose. Ashwe. Sindakubwiye ko bacange muhungu ngiye nyine. Mbe Habishu. Nede bamurara. Mwere. Yego. Waje ryari? Usanze ari bonye gerano da. Sinamenye ko. Cyakora rwose usanze umugabo bari marambeshya. Arambeshya ngo abahungu ntacyo bapfana. Reka ntacyo. Turi baranase. Ariko cyane umuto. Ntacyo bapfana. Ariko ko basa koko. Reka barasa cyane. Nabona nanjye bwa mbere nabonaga hari umuntu basa ariko nibazo ari we mu mutwe wanjye simubona. Dore n'uyu mugabo wenzabandi. None nabivuze nsanga niwe neza. Yewe abantu bapfa gusa ntacyo bapfanara. Ariko sugo murabivuga mukomeje koko. Yampaye. Nabyirebera umbwite. Rwose witegereze. Uruhanga ni wowe, izuru ni wowe, umunwa ni amaso yose nakubwira. Barasa n'ukuri. Yego ntazo kosa nawo dusase. Ndabyitegereje mbona nibyo. Oya rwose barasa. Ariko mbere hose naruraga hehera. Aho da. Urabona? Iyo mbibona jyenyine mwari kuvuga ngo ndabeshye. Oya ntabwo ubeshye rwose barasa. Yewe. Ahubwo Nzabando niba gwendorerwamo wirebe. Niba wariyibagiwe rwose abana murasa. Uziko kuko ari byo. Ariko sugo murabivuga mukomeje koko. Hano nuko nyine nta wuti nta muntu yawuguma. Kabareba neza nayo murasa. Nikosha. Sinaba ntazo kosa nkumenya abo dusa rwose. Nikosha. Uyu mukuru wanyu ni he? Karami wacu ni Kibungo. Muhe komine. Muri komine Kigarama. Aho. Ko muje komine aho wenda ntibamuva indimwe. Nikosha iso nindera. Nta data ngira. Yarapfuye se? Ntabwo nigeze bumenya sinzi niba yarapfuye. Oya nta kintu wigeze bamubwiraho ntabwo mbizi. Mama wenda nawe nuko ntawe mfite. Oya we yitabye Imana nkiri muto yanarewe kwa sogokuru. Cyakora ndamwibuka kuko nari mfite imyaka 5. Yitwaga nde? Yitwa Nyiramanadera. Nyiramanadera? Iyi ni ryo zina rye. Nyiramanadera niwe nyuko? Niwe. Niwe furaye? Ni yajyanye yitabye Imana nta wundi mwana byaye. Hanyuma wesha ababyeyi baba bariho? Nge mama ariho ariko data we ntawe ngira. Yitabye Imana ungana iki? Ntabwo yitabye Imana ngo ari ariko sibyo ko ntamuzi. Ngo ariho ariko ntumuzi abari. Mama yambwiye ko abi no mu Rwanda. Nyuko se wabaye? Nge na mama tuba muri Zaire kuri Goma. Hanyuma se bakaba mu Rwanda? Niko mama yambwiye. Yambwiye ko bakavukira ari mu Rwanda hitwa Butare. Nge rero aho ngaho ntabwo mpazi. Nase sabi Butare? Oya. Wenga bini Kigali. Ahubwo niwe nari naje nje gushaka hanyuma nkamubura. Wari waje gushaka. Naramubuze none ejo nzataha. Nyagasani. Nikosha maze umushaka utazi naho ari. Utamuzi. Ubusabona kuzabura utesha. Ubu rero ko ufite so yatandukanye kukiri muto. Yego. Nikoze shanyo ko yitwa nde? Yitwa Kayitesi Yudita. Kayitesi Yudita. Niwe Kayitesi Yudita no yoko. Uramuzi niwe mama. Ko ndumva abantu usa n'uwo bazira. Aho da. Sibwo noneho babaye bene wanyu. Suko abantu bibwira n'abatabiramukanye. Hari ukundi se. Mada tuvugane gato. Habishu ndaje. Ndabanganira n'abana. Banyina bose ko numvise usa n'ubazi naho si bene wanyu. Ntabwo ari bene wacu. Ahubwo rero nagira ngo usobanurire. Cyakora ndabanza kugusaba imbabazi kuko ntabigusobanuriye hakiri kare. Ryari ibanga ryanjye njyenyine. Nuko ntarabyumva ndaziguhaye. Uwo Nyiramanadera ntacyo dupfana. Ariko haba ni mu cyerekezo cy'iwacu muri komini imwe. Tukiri bato rero twigeze gukubagana nari mfite imyaka 17. Nibwo uriya mwana avutse. Ni byose no wawe. Nisho rwose simbishidikanya. Ayi wowe. Uretse ko avuka icyo gihe nari mu ishuri ntashobora kugira icyo mumarira. Bakaba yarabaga iwabo imuhira. Hashize imyaka nk'itanu yagiye gushaka umugabo kuri. Agira ibyago apfa maze iminsi mike. Ye baba we. Ubwo nyine nibwo yasigaga kare ari agapfubyi.
kuva icyo gihe sinigeze menya iby'uwo mwana kugeza muri aka kanya. wabaye umubyeyi gito bigeze aho ngaho koko ubwo se watinyaga iki? ndikunda rero. yego mbere ukiri umunyeshuri ho birumvikana ariko se waboneye akazi n'ibintu kuki utabajije aho waba? wahora n'iki? uruzi igihe cyose twamaze dushaka akana koko aho kugira ngo amaraso yawe yandagare wari kumbwira ko umufite mbere yuko tunasezerana nkabyanga cyangwa nkabikunda. Nemera rwose ko ari ikosa rikomeye nakoze, nayo mpamvu natangiye gusaba imbabazi. mbere nakeka ko mbikubwiye wabyakira nabi. kuri njye rwose urumva ko wibeshyaga cyane uvuze ngo ndagukunda ariko umwana wawe nkamwanga. ndumva ntawe ngukunda by'ukuri. yego wamubyaye mu bukubaganye nk'uko wabyivugiye ariko ikosa rikomeye ni uko utamugaragaje ngo umwiteho umurere kandi uzi ko ari uwawe. rwose aho nakoze ikosa rikomeye koko. rwose ntuzigere wumva ko nari kubifata nabi. uzi ko hambere ahangaha nari nakubwiye nti aho wavana umwana hose uzi ko ari uwawe namukunda rwose. ntabwo ko ari ukugukinisha rero. ntacyo cyakora Imana iramutuzaniye tubyishimira ahubwo. buriya muto we sibye ni ibiki? uriya muto nawe n'uwanjye ntafite. ntibishoboka ngo iki? Imana isingizwe we. birashoboka se kuko ibyiza nk'ibi byaduhurira koko ko icyarimwe? yo byari byarihishe he? cyakora madamu ibintu bimaranye igihe kirekire niba uzombi bituruka mu bubwira ni ukuba imbabariramo rwose ubona nerashiriye imbere. nta kibazo icyo napfaga n'umwana rwose ahubwo reka tugende ubibwire. umubyeyi we uri umubyeyi koko tugende mbibwire. habishetse rero ndakumva uyu munsi inyenyeri ebyiri zirana zabonekeye mu rugo rwanjye. reka tunyenyeri gusa n'igi miruho nawe kava amahanga. nyuma y'imyirondoro yanyu mwavuze mu kanya namenye ntashidikanya ko uretse no gusa ahubwo mwembi muri abana banjye. papa mwembi muri abana banjye. papa ari we ngiye reka jya ubundi atakaye rwose. zabandu ni koko usabana n'abanza bandi kandi n'abari bakwiye basaza. ni igitangaza rwose. imana yabazanye ni kubitabaye. noneho urambonye mwana ni Imana ibishatse.